Icyubahiro twari Imana. Amen. Amen. Yakobo aza kugira ibibazo by'ayo masezerano, murabizi mwese inzira byanyuzemo. Mwene nyina witwa Esau aza kuvukana umubiri ukomeye, ndagira umubiri woroshye, umwe yegera se undi yegera nyina. Uyu wari wegereye se niko amategeko y'Abisirayeli yarameze, wagombaga kwegeraho umugisha uzava. Uwegereye nyina niwe utakagombye kubona umugisha. Ariko ikindi kibatandukanye, uyu yegereye muto, yegereye imvugo y'Imana ahwiri. Amen. Uyu niko bigenda, uyu yegereye imvugo y'abantu. None bizatandukana bite rero? Ninde mwumva ukwiye kugira agaciro muri aba bantu? Haleluya. Amen. Mwangurikiye? Yego. Ukabyara Imana yavuze, akiga primaire Imana yavuze, akiga secondaire Imana yavuze, yarangiza kaminuza agatobora amazuru kandi ari umuhungu, agasuka umusatsi kandi Imana yaravuze, akabisa ari goma, ukajya wanga kugenda nawe mu muryango. Ntimujyane mu birori kandi waramubyaye ari uwawe kubera ubuzima baye. Ukibaza se ni Imana yamumpaye, uyu mwana yavuye hehe? Ko papa atigeze akora ibi, ko mama atigeze akora ibi, ko na nyirasenge akaza afitiye shusho, afitiye sura. Iyo umukubise amaso ntubona Imana, wicuza icyatumye avuka kandi ntaho wamushyira. Ubyara nabi kandi utarabigize mu ruhare, kugeza ubwo ababyeyi bari kwifuza kubimumba kandi barabanye n'Imana ishobora byose. N'icya kabiri Satani ajyazana kugeza ubwo umuntu atabona Imana kandi hari. Icya gatatu ni ubukene budashira. Bibiliya ngo umukene arahinyurwa, ngo bavandimwe umukene bose baramwanga, mu inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza, ngo iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Uzi kuganiriza umuntu akakuninira kubera ubuzima ubayemo kandi utahamagaye. Wacuruza inyanya zikabora, wacuruza avoka zikabora, wacuruza imyenda bakagira ngo ni amaka. Icyo ukozeho cyose kikanga, abantu bakagutenyiririza, bakakwita umunebwe, bakavuga ati umuntu ntazi gukora, umuntu ntazi gushakisha. Nta kutagize ubyuka kandi ariko ugatahiraho. Ubukene budashira, igihe cyose ntabwo ushobora kubona Imana kandi Imana ibihari. Ariko Satani akizana imbere y'umukiranutsi kugira ngo atabona Imana, asenge nabi. Yakobo ntabwo yigeze abona Imana akiraha kiretse Imana imaze kuvuga. Nibwo avuze ngo burya Imana iraha. Sinari mbizi. Icya kane ni indwara zidashira. Ngewe ntangaje none ko nta ndwara n'imwe idakira. Haleluya. Amen. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose, gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi. Kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka. Umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda, umuyoboro mwiza. Shimye Imana yongeye kuduhuza ku itariki no kuri uyu munsi Imana ituremeye kugira ngo tubishimiremo. Dushimiye Imana kandi igitaramo cyiza ituremeye kugira ngo tugitaramiremo, ariko dutaramiye Imana. Turabakiriye mwese rero abari kuri uru rubuga rwa YouTube channel yitwa Iyabivuze TV Rwanda, ari abari hafi, ari abari kure, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga, abari muri East Africa, mu bihugu duturanye byumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda, n'abari mu bindi bihugu bazasemurirwa n'abandi. Turabakiriye mwese, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Abasanzwe mudukurikira turabashimira, inyunganizi muduha, comment mushyiraho turabashimira, n'abaje ari ubwa mbere namwe turabakiriye. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kwakirana hanyuma kugira ngo dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntusanzwe, ntabwo ari byo tumenyereye, tugiye gukora ariko turi mu buryo bumeze nk'amasengesho. Tugiye gusenga Imana, ni igitaramo. Namwe muri hafi n'abari kure nimubibona muzabona ko ari igitaramo twari dutaramiye Imana turenze umwe. Noneho ntabwo ariko twari dusanzwe, ahubwo naho tugiye gukora amasengesho, tugiye gukora igitaramo dusenge turenze umuntu umwe. Rero turabakiriye kandi mufatanye natwe. Reka duhere imbere yanjye hari umuyobozi wacu, reka tubaze tumwakire adusuhuze mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu.
nitwa Vedaste Ntakiyimana. Nishimiye kubana namwe mwese muri aya masengesho dufite. Imana Yesu umugisha. duhana umugisha. Turi kumwe kandi na mwene data Rusine. Imana iguha umugisha. Abantu barakumenyereye kuri Kubaho Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Imana iguha umugisha. Amen. Amen. Turi kumwe kandi n'abasa bose Emi. Haleluya, haleluya. Amen. Imana imuha umugisha. Turi kumwe na mama nawe Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tugiye gutangira dusenga Imana. Mwene data ngiye gusenga Imana, hanyuma twakire mwene data umuyobozi wacu atuganiriza ijambo ry'Imana. Nashaka no kuturirimbisha turirimbishe, byose uko umwuka muyobora niko tuza gukora. Uyu munsi ni umunsi w'amasengesho, ni umunsi wo gusenga. Imana ibahe umugisha. Reka musengera Imana hanyuma muhe umurongo kugira ngo akomeze. Mana yacu, ise umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye nanone yuko uduhaye no mahirwe, tugushimiye nanone yuko uduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Kandi hari umwigisha umwe watwigishije, aratwigisha ijambo rivuga ngo kuri njyewe kwegera Imana niko kwiza. Rero kuri twe natwe kukwegera niko kwiza. Turagushimiye ko uduhaye amahirwe yo kukwegera. Umuririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo mbe kukwegera Mana yanjye, naho twafatanye umubabaro, aravuga ngo nagumya kwishima nkajya gusenga ngo tujye tugumana. Turagushimye rero yuko uduhaye amahirwe ngo tugumane. Dusengeye umugaragu wawe ugiye guhagarara n'intumwa mu cyimbo cya Kristo, avuga ibyawe kandi agiye kuvuga ibyo wamubwiye kuvuga, agiye gukora umurimo wamutumye. Ko Bibiliya aravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo. Rero turagusengeye umuzuze umwuka wera, umuzuze imbaraga, umushoboze, umutinyure, umukoreshe. Ijambo ryawe uriherekeze, urishorere, rigira imbaraga nyinshi. Nigera ku barwayi ribakize, nigera ku bafite ibibazo ribasubize, nibagera ku bakennye ribakenure. Ijambo ryawe rimara abantu umubabaro, ijambo ryawe rizure imitima yari isinziriye, yari ipfuye. Urakoze Yesu, turagushimiye. Natwe tugiye kumva, tugiye kumara kumvira, kandi ibyo twumva bitugirira umumaro. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Amen. Ndashimira Imana ndetse namwe mwese kubw'iki gitaramo cyiza Imana yaduhaye kugira ngo twese tukibemo kandi twishime. Imana ishimwe ko tudateranijwe n'ibibazo, ahubwo duteranijwe no gutangaza imbaraga zayo no gukomera kwayo. Imana ihimbazwe. Kuri uyu munsi nifuje ko tuza gukora ibintu bitatu. Turumva ijambo ry'Imana, turirimbe, tunasenge. Yego. Kandi nibyo. Turumva ijambo ry'Imana, turirimbe, tunasenge. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni itabaza, riramurika kandi ryo rikagera ngo ahantu hari umwijima. Noneho iyo turirimba kandi tuba turamya Imana, tuba tugaragaza icyubahiro cy'Imana. Niyo dusenga, Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ubabaye asenge. Harya bafite ibibazo mu mitima badashobora kuvuga, badashobora kwatura, ariko mu gusenga bakabivuga. Kandi Imana iduteze amatwi kugira ngo bive gusenga kwacu. Ntabwo turi butinde cyane, ariko abantu badukurikiye tubahaye ikaze kugira ngo tubane nabo cyangwa se babane natwe muri uyu mwanya. Ariko tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana usanga mu Itangiriro igice cya 28. Itangiriro 28 turasoma duhereye kuri 15. Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice cya 28 turasoma kuri 15 tugeze hepfo gatoya. Itangiriro 28 turasoma kuri 15 tugeze hepfo kuri 17. Haravuze ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. 16 aravuze ngo Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Imana ishimwe. Amen. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane,
atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa asendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo dore ndi kumwe nawe. Ntabwo turi bujye mu mateka menshi, ariko turavuga ibintu bike ku Mana ndetse no kuri uyu mugabo witwa Yakobo, hanyuma isa n'Umwuka Wera kugira ngo bivane mu Isiraheli, abizane bibe ibyacu, tubyumve nk'ibyacu, tubyakire nka message Imana iduhaye kandi ivugana natwe. Amen. Bibiliya igizwe n'ibihe bitatu by'ingenzi. Igizwe n'amategeko, igizwe n'amasezerano, igizwe n'amahame. Amen. Amen. Igizwe n'amategeko, harimo amasezerano, ariko hakabamo n'amahame. Yego. Ihame birumvikana ni ikintu kidahinduka, kidakuka. Hari ijambo Imana yavuze ishyiraho kashe. Nubwo isi yava, ariko isi kuva ntabwo ari igitangaza. Nuba amasahora avaho. Kuko Imana ifite ubushobozi bwo kuremera umuntu Yesu. Amen. 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 Umuntu akabana n'abandi muri karitsiye ariko ari mu Yesu. Abandi bagahura n'ibibazo ariko akaba muri Yesu. Imana rero uyu munsi iracyarema amase. Ntabwo isi yaragiye gusa twe tubyumva ko isi ari iyo. Ariko Imana ishimwe. Ari n'isi muntu. Ari isi muntu, akaba n'isi yo mu mwuka, akaba n'isi iboneka. Yakobo dusomye yari afite ibibazo bikomeye cyane, ariko atewe n'Imana. Tukibyumva twabaza se Imana igiteza ibibazo. Yego. Umuntu ashobora kwibaza se yari afite ibibazo atewe n'Imana, none uvuga ko Imana rero bwayo yabiteza abantu ibibazo. Ibibazo Imana idushyiramo si ibibazo bitwica, ni ibibazo bigaragaza gukomera kw'Imana. Amen. Amen. Imana yemera ko umuntu ahura n'ibibazo ariko irimo kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Ntabwo ari bitwica. Oya. Si nibitunyaga ubugingo.
oya, ahubwo n'iby'Imana yigaragarizamo. Amen. Muribuka ko Imana igeze ibwira Mose, iravuga ati Farawo namunangiye umutima kugira ngo nzagaragaze gukomera kwanjye. Ni ukuvuga ngo abantu bari bariho basa n'abari mu rujijo, basa n'abadasobanukirwa imbaraga z'Imana. Imana iteza ibibazo kugira ngo abantu bongere bamenye ko Imana ifite imbaraga. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano Imana yahaye Yakobo amasezerano, ngiye kubabwira amagambo ane Imana yamubwiye hano. Iyo yamuhaye amasezerano ari mu nda ya nyina, nta ndirimbo, nta repetisiyo, nta sengesho, nta kwiriza ubusa, nta turo, nta cya cumi, ataranabaho, Yego. ataramenya uwo ari we na nyina, ataramenya uwo azabyara. Aha rero njya hakunda guteza abantu urujijo, ariko ngo kubera iki buriya muntu ngo adasenga? Yo, yabwiye Yeremiya ngo nakumenye. Amen. Haleluya. Amen. Rimwe na rimwe mwa babyeyi mwe uzabona ubyaye umwana utungurwe n'icyari, biragutunguye, ariko Imana ntigitungurwa. Imenyera kure ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Imana ishimwe. Imuha amasezerano, ibibwira nyina ngo mu nda harimo amahanga abiri, gatoya azaba umuyobozi wa gakuru. Ni ihame muri aya magambo atatu, iryo ni ihame, Amen. nta nama. Haleluya. Amen. Ibyo ni bise mu itekerezo by'umubyeyi. Oya, wewe amasengesho mureke tuyasoze, tuzagaruka ubutaha dukomereza twari tugeze mu mahame. Azaba umuyobozi wa gakuru. Mu Bisiraheli siko byari bimeze, ku Mana niko bibaye. Nta gitekerezaho Imana ikeneye, irabyanzuye, ni hano. Kandi batandukanye bakiri mu nda, usibye no ku mvugo, nuko basa, nuko bameze. Umwe azaza afite umubiri woroshye, undi azaza afite umubiri wacyoye. Nuko byagenze. Twebwe dutungurwa n'ibyo tureba, kuko bibaye uko tutatekerezaga. Imana izi ibintu bitarabaho, izi biriho, izi nuko bizarangira. Haleluya. Ntigitungurwa, ntijya yikanga, ntigivuguruzwa n'Imana. Irema umuntu uko ishaka, ikakugenza uko ishaka. Ntujya uraburana, ariko urubanza rwacu ntirutsinda. Imana ntigitsindwa. Amen. Niyo mpamvu, haleluya, Amen. iyo umuntu apeti ntimuhe ibiryo ukaburana, warya intoryi, karya ibisheke, karya imineke, amashu, kawunga, ibijumba, ntugire ikibazo. Undi yakoze umuneke mu nda akarara nabi. Kandi mwese muri abantu, Imana ni Imana. Mwayiha icyubahiro ko ari Imana. Amen. Amen. Yakobo aza kugira ibibazo by'ayo masezerano, murabizi mwese inzira byanyuzemo. Mwene nyina witwa Esawu aza kuvukana umubiri ukomeye, ndagira umubiri woroshye, umwe yegera se, undi yegera nyina. Uyu wari wegereye se, niko amategeko y'Abisirayeli yari ameze, wagombaga kwegeraho umugisha uzava. Uwegereye nyina niwe utakagombye kubona umugisha. Ariko ikindi kibatandukanye, uyu yegereye muto, yegereye imvugo y'Imana aho iri. Amen. Uyu niko bigenda, uyu yegereye imvugo y'abantu. None bizatandukana bite rero? Ninde mwumva ukwiye kugira agaciro muri aba bantu? N'uwegereye imvugo N'uwegereye imvugo y'Imana. Umuntu ashobora kwegera abakomeye, ni byiza, ariko bazageraho barangirira, bizageraho bigarukira. Ariko uwegereye imvugo y'Imana, uwegereye Imana, muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza, Imana ishimwe cyane. Kandi n'ubu turimo turegera Imana, n'ubu turimo kwegera Imana, n'abadukurikiye begera Imana kabisa. Muri ijambo Imana irarema nk'igitangaza. Yakobo kamvuge gake, mwene nyina aza muzi ko yahawe umugisha, yabonye umugisha, ariko ngo umugisha uza kuzana ibibazo. Ubundi abantu bakwiye no kubimenya, igihe cyose ikintu cyose kivuye ku Mana kigomba kugira ibibazo. Igihe cyose rimwe na rimwe ibintu bitanzwe n'Imana bigomba kugira ibibazo, kuko abantu ntibabyumva. Ibyo bibaye ubwenge bw'isi ntibubishyikira. N'imvugo y'Imana izana intambara, kuko Imana ikubwira ibitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ibintu by'Imana bizana intambara.
kuko Imana ikubwira inzu bagusohoye. Abanyabwenge b'isi bakibaza ati se uyu muntu udafite nawe yishyura inzu Imana izamuha etaje iti? Imana ikakubwira abuzukuruza nta n'inda. Abaganga bagapima bakavuga ngo usigaje iminsi ngo upfe, niko ibyuma byagaragaje. Wapfuka Imana ikavuga ngo haleluya nta rupfu. Ni ukuvuga ngo ibintu bivuye ku Mana iteka rimwe na rimwe bizana intambara, ariko Imana ikabiherekeza bikazasohora. Yakobo ahunze aza kunanirwa, agera mu butayu bw'i Berisheba, arasinzira, ntiyabona Imana, ntiyayibona. Kandi nuko umukiranutsi bijya bimera, hari igihe kigera ukakabakaba ukayibura kandi warasenze. Abantu bakavuga nawe ukibaza se nasenze yashaje, yavuganye nanjye, yagize ikibazo cy'ikiraro cyaracitse, yararwaye, yahinduye imigambi, ugakabakaba. Kandi Imana iteye ubwoba, hari igihe ikwegereza ahantu bamena ibiryo ukajya mu impumuro yawe. Kibazo kagutuza babimena ikakwegereza umuntu wabyo umwana akamuta muri ruhurura, wowe nta n'inda, kumva amakuru gusa. Bo mureke mabwire bevandi, Yakobo ahantu yararyamye mu butayu ngo yagezeho ananirwa, yisegura ibuye. Imana ibera hose icyarimwe, imusanga mu butayu, imubwira amagambo ane akomeye nshaka kubibutsa. Irya mbere yaramubwiye ngo Yakobo we dore, kukubwira ngo dore ni ukukwereka kwihari nubwo utayibona. Dore ndi kumwe nawe nubwo utariho mbona, ariko aho hantu wamburiye ndahari. Amen. Kandi ndabahumurije nanjye muri amasengesho, ndabahumurije aho mutari ko wibonera irahari. Irya kabiri, nzakurindira aho uzajya hose. Yari izi ko urugendo rutarangiye, nzakurindira aho uzajya hose. Irya gatatu, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Namenye umugabo umwe wigeze avuga iryo jambo ryitwa guhana, n'uwitwa Dawidi. Yigeze yandika urwandiko aruha Uriya, yandikira umugaba w'ingabo za Isiraheli, aravuga ngo nimuza kubonaho urugamba rukomeye, mufate Uriya mu muhane mu maboko y'abanzi apfe. Guhanwa bitandukanye no gusigwa. Umuntu ashobora kugusiga ariko ukagira icyizere ugakomeza ukabaho, ariko guhanwa ni ukuguta mu gico cy'abakwica. Imana ivuze ibyo bintu bibiri muri iri jambo, sinzagusiga, amen, kandi sinzaguhana. Ni ukuvuga ngo hari urugendo rurerure, nzaba ndi kumwe nawe, abanzi barahari, sinzabaguhanamo. Icya gatatu, kugeza igihe nzasohoreza ibyo nkubwiye. Yakobo rero ngo maze kumva iryo jambo, niho twasomye aravuga ngo arakanguka, aravuga ati burya burya Imana iraha. Haleluya. Burya nagize agahinda, nagize umubabaro ihari, ahubwo yarasigaje gato ngo yiyahure. Mwebwe muriya nubwo biritabyanditse, murumva nta kindi kintu cyari gikurikiye kiriya, nubwo batacyanditse, ariko amaze kwangara ati Imana iraha hantu. None ubwo ihari, reka mpiga umuhigo. Ngiye kubabwira ibintu bitandatu Satani yegereza umuntu akabona Imana kandi hari, biva kuri Satani. Icya mbere ni urugo rubi. Urugo rubi gushaka nabi. Kandi urugo rubi sinzara irurimo. Urugo rubi ni intambara irurimo. Biroroshye ko abantu baburara ariko bagasenga bakavuga rumwe. Abantu bajya babura umwana ariko bakavuga rumwe. Ariko urugo rubi turuzanwa n'ubukene, turuzanwa n'ubukire, turuzanwa n'amashuri, turuzana n'ubuswa. Satani azana urugo rubi gusa, akarugushyiramo umuntu akakubwira ijambo utakekaga. Kandi abashyitsi baza mukabakirira muri salo, mwagera mu cyumba akakubwira ati sirenzi ko ari ukuteye, ugateka ibiryo ntubirye, ukambara ntuberwe kubera urugo rubi. Tubona Imana iyo usenze usenga nabi,
iyo uririmba uririmba nabi, Yego. niyo ubwiriza nabi, uhita utegura inyigisho zo kwigisha abashatse, urazitegura kandi utanga urugero ushingiye ku buzima urimo, kuba ati mwa bagabo mwe murabe muri maso ingo z'ikigezi zirakomeye. Ubwo rutuma umuntu atabona Imana kandi hari kandi kikubwira ko wabuze amahoro ni ukubura apeti. Igisubizo cyo kubura amahoro ni ukubura apeti. Bazana imbuto zikakubihira, bazana ifi ikakubihira, bazana ibitogoshije nturyoherwe. Urugo rubi ruragatsindwa. Imana iturinde urugo rubi. Imana iturinde. Gushaka nabi nicyo kintu cya mbere nabonye kibabaza. Icya kabiri no kubyara nabi. Kimura ko turi gusengera abana, unabasengera Imana ibaha uburere. Utwita Imana yaravuze kubasenga. Haleluya. Amen. Mwangurikiye? Yego. Ukabyara Imana yavuze, akiga primaire Imana yavuze, akiga secondaire Imana yavuze, yarangiza kaminuza agatobora amazuru kandi ari umuhungu, agasuka umusatsi kandi Imana yaravuze, akabisa ari goma, ukajya wanga kugenda nawe mu muryango. Ntimujyane mu birori kandi waramubyaye ari uwawe kubera ubuzima baye. Ukibaza se ni Imana yamumpaye, uyu mwana yavuye hehe? Ko papa atigeze akora ibi, ko mama atigeze akora ibi, ko na nyirasenge akaza afitiye shusho, afitiye sura. Iyo umukubise amaso ntubona Imana, wicuza icyatumye avuka kandi ntaho wamushyira. Kubyara nabi kandi utarabigize mu ruhare, kugeza ubwo ababyeyi bari kwifuza kubimumba kandi barabanye n'Imana ishobora byose. N'icya kabiri Satani ajya azana kugeza ubwo umuntu atabona Imana kandi hari. Icya gatatu ni ubukene budashira. Bibiliya ivuga ngo umukene nahinyurwa, ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga, ngo inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza, ngo iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Uzi kuganiriza umuntu akakuninira kubera ubuzima ubayemo kandi utahamagaye. Bacuruza inyanya zikabora, bacuruza avoka zikabora, bacuruza imyenda bakagira ngo ni amaka. Icyo ukozeho cyose kikanga, abantu bakagutenyiririza, bakakwita umunebwe, bakavuga ati umuntu ntazi gukora, umuntu ntazi gushakisha. Nta kutagize ubyuka kandi ariko ugatahiraho. Ubukene budashira. Igihe cyose ntabwo ushobora kubona Imana kandi Imana ibihari. Ariko Satani akizana imbere y'umukiranutsi kugira ngo atabona Imana asenge nabi. Yakobo ntabwo yigeze abona Imana akiraha kiretse Imana imaze kuvuga. Nibwo avuze ngo burya Imana iraha. Sinari mbizi. Icya kane ni indwara zidashira. Ngewe ntangaje nonaha ko nta ndwara n'imwe idakira. Haleluya. Amen. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, ariko indwara zidashira, simvuze zidakira, oya, nta n'imwe idakira. Abaganga b'isi, abanyabwenge b'isi bajya bananirwa ntako batagize. Yesu agasigarana umwihariko. Amen. Yarambura ukuboko gusa, ibyo twita ko bidashoboka ku Mana bigashoboka. Bibiliya ivuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambura ibiganza ku barwayi bakire. Nta ndwara rero idakira, ariko indwara zidashira. Indwara zidakira zitandukanye n'izidashira. None warwaye umutwe, ejo warwaye umusaya, ejo warwaye iryinyo, warwaye intoki, umugongo, imbavu, imitsi. Dore abantu benshi ntibacyambara n'inkweto zifite amataro kubera imitsi. Umwana yajya ku ishuri igihe mwe ntakirangize, umugore yajya ku isoko ukamuvana yageze kwa muganga, umugabo dayimoni akazana ku kavuyo kose kugira ngo umuntu atabona Imana, agakora ibishoboka byose, agakoza umwanya wo gusenga kubera isi zitaragoza isi. Ntubona Imana kandi ihari. Wagira mu materaniro ati umwana wawe birakomeye, wagira mu materaniro ati umugabo wawe waba uri mu kazi. Indwara zidakira, zidashira, zihoraho. Satani akazizana kugira ngo umuntu atabona Imana, ariko irahari. Imana irahari nubwo ufite ibyo bibazo. Amen. Amen. Icya gatanu nibyo
ni urwango rutagira impamvu, kwangwa utagira impamvu. Nasomye Itangiriro, Yosefu bamuhoye agati neza 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 neza. Uzi kwangwa n'abantu ugemuriye, ufashe impamba ubasanze ku gasozi ngo babone impamba azanye ibiryo, babimukura ku mutwe ngo bakore inama yo kumwica. Nta muntu yatutse, nta muntu yagambaniye, ntawe yanze, ariko ngo urwango rutagira impamvu. Usibye Imana yamubakishije, bari bamuhotoye. Kandi koko urwango ruragatsindwa. Kwangwa n'utaka kwanze, kwangwa n'uwo wagiriye neza, kwangwa n'uwo warwaje. Nabonye aho abantu barwazanya, umuntu akasiga uburiri bwe, agasiga urugo rwe, akamara mugenzi we icyumweru kwa muganga, ariko akazavuga ati uyu muntu naka n'umurozi. Urwango rutagira impamvu rutuma umuntu atabona Imana, kandi yibaza Imana ndazira iki. Icya gatandatu ni ukutabyara, kubura urubyaro kandi wowe waravutse. Mu bintu byatumye Aburahamu atabona Imana, haleluya, Amen. harimo kubura urubyaro rutuma acogora, ajya kuryamana n'umusha. Aryamana n'umusha we kubera kubura urubyaro. Umugore aramubwira ati Imana yaradutaye, Imana yaratuhetse. Nawe yigeze abibaza Imana, arabaza ngo ni iki gituma wanyimye umwana, wampaye ibiryo, umpa abagaragu, umpa amatungo, ariko ntacyo naburiye muri wowe, ariko icyakunaniye Mana wanyimye umwana. Kandi uzana Eliyazeri w'umunyedamasiko azi iwanjye kugira ngo azanzungure. Ndashimira Imana no muri ako kandi hari igivuga. Biramubwira ngo Aburahamu, haleluya, Amen. siko bimeze, ibyo utekereza siko bimeze. Kandi muri amasengesho Imana ivuguruza ibyo dutekereza. Imana ishe. Siko bimeze. Siko bimeze. Haleluya. Uzagukomoka mu rukiryi rwawe niwe uzakuzungura, ntabwo ari rubanda. Iyo wakoreye Imana, ntabwo Imana igemera kuzungurwa n'abanyamahanga. Abyara umwana, ariko kutagira umwana bituma umuntu atabona Imana kandi hari. Muri bukana hano uko byagenze, bivuze amagambo atari. Rega natwe mu buzima busanzwe hari igihe umuntu avuga ibintu ukabona nta Mana ihari kandi iraho ngaho. Ibyo bintu uko ari bitandatu bitera umuntu kutabona Imana. Ariko ushobora kuba utabifite byose, ariko kimwe ugifite. Byose bishobora kutaza, ariko kimwe gusa kikatera amaso yawe kutabona Imana, urushako. Maze iminsi nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ibiganiro byinshi biriho n'ibyingo. Kandi burya ntabwo batwigisha ibyo bakuye muri rubanda, akenshi ntabuze kimwe kiriwe. Urugero ari gutanga n'umukurikirana, urasanga uyu muntu yarababaye, kandi agasesekaye akuzuye umutima, gasesekara ku muntu. Aho umugore n'umugabo bambara neza bakajya mu bantu, bagera mu rugo bakararukubye neza, kandi babonye mu nzira ni sheri ni shushu, ntibashaka kubigaragaza, ariko bagera mu rugo umugabo akarara adasinziriye, umugore akarara adasinziriye, mutuna Imana. Intwara zihora abana n'ababyeyi ni ikibazo, ariko ikintu nakundiye Imana turi gusenga, mvuge ngo amen, nimwishimire n'Imana ishobora byose. Niyo ngo dore ndi kumwe nawe, dore nukukwereka ibyo utarebaga, nukukwereka ibyo utabonaga, nukuguhishurira ibyo utari urimo guhishurirwa. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kuko ntazagusiga, ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Imana ntibeshya. Ngiye kubasoreza ku ijambo rimwe. Dore ndi kumwe nawe, kandi nzakurindira aho uzajya hose, kuko ntazagusiga, ntarakora ibyo nkubwiye. Bavandimwe, turamurira Imana amaboko. Mana turagushimiye, Mana turagushimiye. Imana ifite imbaraga mu bihe bitatu. Ahambere ni mu izina ryayo. Imana ikomeye mu izina ryayo, ifite izina ritandukanye n'iry'abakomeye bo mu isi. Yitwa Uwiteka, uw'ibihe byose. Twese uko turi hano
twese uko turi hano tuzasaza, n'ubundi mwatanye no gusaza, ndi kubareba nkabona mwatanye no gusaza, twese ariko Imana yo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kandi niko izahoraho iteka ryose. Imana ifite gukomera mu izina ryayo. Amen. Amen. Icya kabiri, Imana ifite gukomera mu ijambo ryayo. Nta jambo ivuga ngo rihere. Imana ntijyuzagurika, ntijyicikwa ngo ivuge ngo ibi nabivuze ngo byagenze gutya, ngo twari mu bihe by'imvura, ngo tugeze mu bihe by'izuba, ngo hari nijoro, ngo none ni ku manywa, ngo reka da. Imana igitsimbarara ku ijambo ryayo, igitsimbarara, ntigitsimbuka. Amen. Igitsimbuka yivuze ijambo niyo, ijambo ryayo niyo. Amen. Gatatu, ako mbona mutari gufashwa. Haleluya. Izina ry'Imana riruta abakomeye. Abakomeye muzi nabo tutazi twumva. Umuntu arakomera akagira izina ry'igihangange, yapfa bikarangira, hagasigara amateka gusa kibagirana. Ariko Imana ifite izina yabwiye Mose ngo n'uwundi we. Kandi ikikubwira ko Imana ivuze ni uko ivuga ibitandukanye n'ibyo utekereza. Ntabwo Imana ivuga ibitandukanye n'ubuzima urimo. Ariko Imana irabirenga, igusangana Mariya ntiyavugeho, ikamera nk'itigeze ibona kurira. Izina ryayo. Amen. Ubundi mureke umuntu avuganye n'Imana murimo, mwize mupfukama Imana iravuga. Rega ibi turimo turi gusenga, Imana iravuga ubona ibisohoje. Umvise ijwi ry'Imana irakubwira ibintu ntibyaguma mu cyera gati, irabisohoza. Bibe bike irabisohoza, ku buryo wakwicara ukavuga ngo mfite ibyo Imana yambwiye kandi irabikora. Hakaba hari n'amasezerano bitse yasohoje bya bindi. Niyo Mana turi imbere, n'ibindi zabikora. Ndayishimiye kabisa. Haleluya. Yo, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Izina ryayo, ijambo ryayo, kubaho kwayo kwiteka, ihagarara mu itangiriro ikavuga iherezo. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Iyo twizera ni ukwizera ibiri kure, ibyiringiro nibyo bitugeza ku byo twizeye. Amen. Kandi ibyiringiro ntibiva ku ndirimbo, ibyiringiro biva ku Mana yo kwiringirwa. Niyo mpamvu iyo twizera Imana ni ngo gutumira Imana mu birori. Ni ugufata invitation nkayitumira, nkabwira Imana ndagutumira mfite ibirori ku itariki 20 uzanzire mu birori. Inkunga Imana igutera ni ibyiringiro. Amen. Mwishimire kuvuga ngo amen. Bavandimwe turi muri aya masengesho, tugiye gukora icya gatatu. Cya mbere twaririmbye dusomye ijambo ry'Imana, tugiye gukora icya gatatu cyitwa gusenga. Amen. Cyitwa gusenga. Imana ntigitinya ivugira. Oya, yije kuvugana nawe ntishingira ku mateka y'ubuzima bwako wabayemo, ntishingira ku mateka yahuvuka, ntishingira ku byakuranze. Ivuga ijambo kandi karihagararaho kugeza igihe ntigibaza isi, ntigibaza abaturanyi, ntigibaza abamuvindimwe, ntigibaza umugabo wawe, ntigibaza umugore wawe, ntikubaza seve. Oya, rimenya ngo uzi Icyongereza n'Igifaransa, niyo nyirabyo. Ntishingira aho utuye n'ibibaho. Haleluya. Yo. Isi ifite lisiti ikora ishingiye ku mateka yawe. Imana irabirenga. Niyo turi gusenga. Imana iri hejuru y'ibyo. Ni Imana. Ndi kumwe nawe. Reka mbabwira kandi muribuka wa murwayi wari umaze imyaka 38, amagambo yavuze yonyine agaragaza ko nta Mana abona. Yanamenye uwamukijije.
mwumve ibibazo byabaye, kandi si bwo bwa mbere abantu bagira bene ibyo bibazo. Iyo umuntu atinze mu kigeragezo akigira iki? Ntabwo ushobora kubona Imana. Kandi ikintu nabonye ku Mana, igihe ikuraho amaso igasigaza amatwi, mwiterana abantu bose bakaza bagashima, ugasigarana amatwi yumva amashimwe y'abandi. Ugategereza ishimwe igihe uzashimira. Ngiye senga yandi ngo yarari ku kidendezi kitwa Betesida. Murangurikiye? Amen. Amen. Ngo rimwe na rimwe hakiriye abantu atazi umubare, asigarana amatwi yumva gusa ngo bakize 38 irashira. yaragiye kujya muri pasiyo y'akazi atakoze, kandi aharyamye n'ibimuriho ntibisa. Ririya rembo yararyamyeho ryitwa Betesida. Murabura ruvuga ngo ni irembo ry'impuhwe kabisa. Si irembo ry'amahane, si iry'intambara, si iry'amasambu, ni iry'impuhwe. Baraje vuga ati ahandi hantu hose ndibikunda, turamushyira ku irembo ry'impuhwe. Arazitegereza 38 zaza zigakikira. Wa musore turagusenye ngo imwaka Imana igukure ku irembo ry'impuhwe. Mwababyeyi mwe ndabasenge. Haleluya. Amen. Arahamara imyaka 38. Ibyamubayeho niki? Yabayeho n'ibintu bibiri. Cya mbere atakaje kwizera, cya kabiri atakaza ibyiringiro. Abaho gusa avuga ati napfa nzakira birandeba. Kandi umuntu atakaje kwizera agatakaza n'ibyiringiro asenga nabi. Ubona nta kintu kizimana avuze ati ubundi ikintu nsigaje no gupfa uzaza ryari kuntwara. Kandi kwifuza urupfu ni cyaha. Noneho rero kwera ko umuntu watinze mu bigeragezo ari kwifuza urupfu. Bati icy'ingenzi n'ubugingo Mana, ati ibintu byose nabyo. Icy'ingenzi n'ubugingo. N'ubugingo ati nzapfa kwigira mu ijuru, ubundi nta kintu ntegereje mu isi. Reka da! Ijuru ni igihembo. Reka mbibibutse. Ijuru ni igihembo Imana izahemba abantu bakiranutse. Icyo gihembo karundura Imana izahemba ababyeyi, izahemba abagabo, izahemba urubyiruko bakiranutse. Amen. Izabashyira ahataba umwijima, ahataba izuba, ahataba indwara, ahataba mu nyangire, ahataba amabwire, ahataba urupfu. Haleluya. Niyo kuko wanyumviye ukanyiranukira ndaguhemba. Ariko iyo umuntu atinze mu bigeragezo atangira kwisabira gupfa. Ati gupfa binduteye kubaho. 38. Yesu wavuze ngo dore ndi kumwe nawe, araza. Amen. Amen. Aramubwira ngo ikorere. Ati reka. Maze 38. Kandi agaha karigundi karahanurika. 38 yashiriyeho. Imvi zaraje, imbavu zarahiye. Yesu ajya aterura haremereye. Haleluya. Mwamuha icyubahiro. Muri aya masengesho Yesu ajya aterura haremereye. Aramubwira ngo ikorere, nta consultation. Mwese abantu bajya kwa muganga, nta muganga ushobora kukuvura atakubajije ukubabara. Nta ushobora kukuvura atakubajije aho uribwa. Nta ushobora kukuvura atakubajije igihe wafatiwe. Yesu ayo mahane ntiyagize. Yaramubwiye ngo ikorere. Ariko mureke dutahe. Ikorere uburiri bwawe utahe. Amen. Aravuga ngo abafite ababo ngo ikidendezi kihindurije, atangira gusubiza mu magambo Yesu aramubwira ati ikorere uburiri bwawe. Ako kanya. Muvuga ngo ako kanya. Yikorera uburiri bwe arataha. Ntiyamenye umukijije kubera igihe amaze. Ngo ageze imbere ahura n'abayuda niko birivuga. Baramubwira ngo niko ngo bigenze bite ko wikorera uburiri bwawe ku isabato ntibyemewe. Yesu umugabo aramubwira ati reka da, kuri mwe ntibyemewe, ariko kuwangishije biremewe. Haleluya. Yambwiye ngo ikorere uburiri. Ako kanya atereka ku mutwe ariruka. Ngo bamwiruka ngo ati garuka, ati no sinsubira kuryama. Yesu ngo bagiye mu rusengero. Amen. Ahageze aravuga ngo dore uwangishije nuri. Amen. Ufite icyabaza akimubaze. Yesu rero aratubwiye muri amasisho ngo dore ndi kumwe nawe, dusenge. Dore ndi kumwe nawe kandi nzakurindira aho uzajya hose, kuko ntazagusiga. Ntarakora ibyo ubwiye. Amen. Yesu niwe wenyine mugenana ntagusige. Yesu niwe utajya kugama imvura iguye. Yesu niwe utajya uharara ngo hararuke. Yesu niwe umwami utajya uvuguruzwa. Yesu afite umwihariko. Nuwo nyine, nuwo. Nta definition twamubonera.
Yesu ni umwami wihagije. Amen. Yesu niwe urambura ukuboko ntihagire uguhina. Haleluya. Yesu niwe urema amateka. Twaravuze ngo nako nkavuge twaravuze ngo Yesu ntagira umwanya wo guhindura amateka. Niko ururimi ruvuga. Ururimi rwacu rurakennye kumuvuga. Yesu afite ubushobozi bwo kukuremera amateka, guhindura. Sinzi ko nawe ubundi uhaye umuntu amafaranga 1000 ubu muhinduriye amateka rwose. Yaragiye kuburara none uramuhinduriye, iryo joro uraryirukanyeho wa mwako. Iyo uhaye umuntu igitenge ubu muhinduriye amateka. Iyo uhaye umuntu inkweto umuhinduriye amateka. Iyo umwishyuriye inzu ukwezi kumwe ubu muhinduriye amateka. Yesu ntafite umwanya w'ibyo, araza akageraho ibintu wakabirema. Amen. Asifiwe. Amen. Wakuremera Amateka. Mama itore Yesu waraza akarema ibintu bitari biriho. Ntabwo afite umwanya wo kubihindura, ariko uko ururimi ruteye ruratubwira ngo yambinduriye amateka. Komeza ubivuge nta kibazo, ariko afite umwihariko wo kukuremera ikintu igihugu isi itakuremera, ikajya ureba mu nda y'ingumba akabona mu ishyamba rikomeye. Mana turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye Yesu. Ntabwo tubwiye abari kure gusa, natwe turabyibwiye. Ntabwo tuvuganye natwe gusa bari hano, tuvuganye n'abari kure. Ni wowe Mana nyamana, 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 ni wowe Mana nyamana. Amen. Bana turishimye. Amen. Turi hano tutari kumwe n'abana bacu, ariko uri kumwe natwe ukabana nabo. Dore ndi kumwe nawe. Hari abantu batari bari kukubona kubera igihe barimo, kubera ubuzima barimo. Hari abantu bari kugukeka, bibaza aho wagiye, bibaza igihe wimukiye, bibaza uburyo wagiye kwa muganga ntubamenyeshe, bibaza uburyo wakoze impanuka ntubatumeho, bibaza uburyo wasinziriye uzakanguka ryari. Ariko uvuze ijambo rikomeye muri iri teraniro, uravuze ngo dore ndi kumwe nawe. Amen. Haleluya. Amen. Kandi iyo utaratabara umuntu umurinda gupfa, ubwo tugihumeka uracyadufiteho umugambi. Haleluya. Uracyadufiteho umugambi. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Ntabwo indimi zacu zashobora kugobodoka ngo zikuvuge ukuri, biradusiga bikaturenga, ariko uriho. Abarozi bararoze ntibaduhitana, impanuka ziraza uraziturenza, ibyorezo biraza turacyahumeka, inzara ntiyatwishe, amacumu y'ababisha ntiyaduhitanye, imyambi igenda nijoro ntacyo yadutwaye, utaye uburebure waduhaye amazi, mwijima w'icuraburindi watubereye umucyo. Haleluya. 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 Watuvuganiyeho tutari kwivugira, watunyijije ahantu hatari inzira, mwijima w'icuraburindi warawukesheje, waduhaye agaciro tutari kugira. Mana turagushimiye. Ntabwo tugusenze nk'ingayi, utangaje kuri Imana iriho. Urahari, uriho, uri kumwe natwe. Ntabwo waduhana mu maboko y'ababisha. Dawidi yaravuze ngo ikimenyetso kimenyesha yuko unyishimira, ntuzemere ko abanzi banjye bavugiriza impundu kunesha. Urakoze ko duhaye umugisha muri aya masengesho, haba twebwe ubwacu n'abadukurikiye. Kandi umuntu wese wongera umurimo mw'ibyiringiro ko urahari muri ruriya rugo, muri ruriya muryango, muri buriya buzima,
muri aya mateka urahari, Yes. urahari, 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 urahari. Nubwo abantu bababaye, nubwo abantu babuze igisubizo, ariko urahari. Kandi uhari utarebera, uhari ureba. Ntabwo uhari nk'Imana irebera. Turagushimiye kuko zibiruta ibyo twibwira gusaba, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu tumukomera amashyi menshi, Yesu tumukomera amashyi. Imana ibamugisha umuyobozi, komeza. Arakoze cyane umwigisha wacu, Imana imuha umugisha mwinshi. Murakoze namwe kandi mwari mukurikije ijambo ry'Imana, namwe Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana ikomeze bane natwe, Amen. Ijambo riratubwiye ngo sinamenye wari uri aha hantu ariko sinari mbizi. Nubwo wari uhari ariko njye sinari mbizi. Amateka ari yamuhishe ko Imana ihari. Aravuga ngo nubwo wari uhari ariko sinari mbizi. Ariko Imana imubwiye amagambo meza, aramubwira ngo nzabana nawe aho uzajya hose. Dushimiye Yesu ko azabana nawe. Haleluya. Sinzagusiga ntarakora ibi nkubwiye. Imana ishimwe. Imana imumugisha rero, nawe turamushimiye. Amen. Amagambo meza tuganirije, Amen. kandi abigitsika mutima ku bugingo bwacu, agere kure n'abandi bayumvishe bari kure batari mu iteraniro, azabafashe kandi azabera inkomezi mu izina rya Kristo umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.